Yesu ashimwe, itorero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuhuje mwese aho muri hirya no hino mu mpande z'igihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Ne Evangeliste Robert Ndebezo. Ndagira ngo rero nsuhuze bene data muri Kristo Yesu bari mu bihugu bitandukanye bakurikije ijambo ry'Imana, yaba muri Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda, Congo. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndasuhuza mwese abari muri South Africa, bari muri Canada, bari muri Amerika, bari muri Amerika y'Amajyepfo, ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Aziya n'ahandi hose. Abakunzi b'ijambo ry'Imana rero, by'umwihariko abakunzi bagura kuri Online TV, ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana yo muri mwebwe. Hanyuma rero nk'uko mubimenyereye, dufata umunsi tugakesha ijambo ry'Imana. Ni buri munsi. Ndashimira Imana rero kubw'uyu mwanya yampaye kugira ngo ngaburire ubwoko bwayo aho buherereye hariho hose ku isi, mbagaburire ijambo ry'Imana. Hanyuma rero nanashishikariza abatarakora subscribe, abatarayikora na gatoya, ni ugukandaho gusa kuri iryo jambo ryitwa subscribe, ukiyandikisha ukajya ubona notification cyangwa se ukajya ubona ubwirwa ko ijambo ry'Imana rigiye gukishwa, ugakora comment, ugakora share. Ariko nanashimira nanone abamaze gukora subscribe, bikorwa rimwe gusa, ntabwo bikorwa kabiri. Impamvu bivuze nuko hari abo usanga babikora kabiri ugasanga n'iza mbere zivuyemo. Rero babwiye yuko ukora rimwe gusa. Utarakora rero subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe. Ariko abayikoze ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Nagirwe rero n'ubuntu n'Imana, mpabwa ijambo ry'Imana ryiza kandi umwuka w'Imana ashyize ku mutima, tujye kuganira mu kanya. Ariko mu nyemerere tubanze dufate umwanya dusenge kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe muri kano kanya. Mana nziza, Mana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa no gukiranuka, uri Imana yo kwiringirwa, urera kandi urakiranuka. Emera umugaragu wawe ngiye gutangira kwigisha ijambo ryawe, umubere umugeni ukishamo ibyawe, kandi ijambo rya Mwami Yesu umwuka wawe ariherekeze rigere ku banyarwanda bose, rigere ku migabane yose igize isi, hanyuma uvuge n'imitima yabo, kugira ngo Uwiteka utuvane mu cyerekezo tuba dusanzwemo, udushyire mu cyerekezo kizimushaka bijyanye n'ubushake bwa Mwami Imana. Ndagushimiye Uwiteka rero, vuga n'imitima y'abantu uciye muri jyewe, kandi ubane nanjye kuba ntangiza nsoje. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Hari amagambo rero y'ubugingo cyangwa se ijambo ry'Imana umwuka w'Imana ashyize ku mutima, dusanga mu gitabo cyo Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose cyangwa se Kuvayo, kivuga urugendo rw'Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma turasoma mu gice cyaho cya 19 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo, Kuva 19:12 umurongo wa 9, Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza nk'uri ndi mu gicu gifatanye, kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu beza none n'ejo bamese imyenda yabo, uwa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi wa Sinayi. Ubashirireho urugabano rugota uyu musozi impande zose, ubabwire uti, mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo, uzakora kuri uyu musozi no kwicwa azicwa. Mwakenze ijambo ry'Imana, tubaza gusoma no mu yindi mirongo ya Bibiliya itandukanye, kuko iby'umwuka bisobanuza iby'umwuka bindi. Ntabwo dusobanura ijambo ry'Imana dukoresheje ubwenge, mu bivuye mu bwenge bw'abantu, ahubwo dusobanura iby'umwuka bindi kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe rero, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nabazaniye ijambo rifite umutwe uvuga ngo, dore ibintu bibiri wakora by'ingenzi. Bingahe? Ibintu bibiri wakwishingikirizaho, hanyuma ukabikora Imana ikaza mu buzima bwa mateka y'agahinduka.
Imana ntabwo icyubahiro. Ibintu bibiri by'ingenzi wakora ukishingikirizaho bikazana Imana mu buzima bwawe, we mukobwa, we mugabo, we musore, wumva ko Imana yagutaye, ni ibintu bingahe? Dore ibanga, ni ibintu bibiri by'ingenzi kandi bikomeye wakora Imana ikinjira mu buzima, mbese ukabona Imana muri wowe, amateka yose ajya gute? Amateka agahinduka. Nta kintu tuza kuvuga ibintu bibiri. Kamere ku cya mbere, ikintu cya mbere biragusaba kugira ubushake, biragusaba kugira ubushake. Imana ntabwo icyubahiro bwo gukora iby'Imana igusaba, nta kindi. Ni ukugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa icy'Imana igutegeka, ni ukugira ubushake bwo gukora icy'Imana igusaba. Icyo ni ikintu cya mbere tugiye kubanza guheraho, kugira ubushake bwo gukora ibyo Imana igusaba kugira ngo uyobore. Kugira ngo ubone Imana mwene data, biragusaba kugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa icy'Imana igutegeka gukora, icy'Imana igushakaho. Iyo niyo ngingo ya mbere ishobora gutuma Imana iza mu buzima bwawe, bityo ukabutandukanye n'amateka yawe ya kera, ukabutandukanye n'akarande. Nta kindi, ni ugushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Imana ntabwo icyubahiro. Aha ngaha tubona ijambo ry'Imana avuga ngo ubwo Abisirayeli Imana ivugana na Mose, Imana yire ku gice cya 10:1 tubona Imana yiyerekera Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Ngo hari mu kwezi kwa gatatu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa. Kuri uwo munsi bajya mu butayu bwa Sinayi, i Refidimu. Aha ngaha Imana yabwiye Mose noneho rero ko yagomba kuzamuka ku musozi wa Sinayi, ikamuhereza amategeko 10 y'Abisirayeli bagomba kugenderaho. Ubusanzwe ntabwo Abisirayeli bumvaga Imana gusa ku munwa, bakumva Imana iravuga, ariko bari batarabona Imana live. Mwene data, ndifuza ngo uyu munsi Imana yo mu ijuru ibonane nawe. Birambwiye ngo nuko Imana ibwira Mose ngo ubwira Abisirayeli biyeze uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Biyeze uyu munsi, n'ejo baziyeze ku munsi wa gatatu nibwo bazambona. Nzamanukira mu gicu mbiyereke neza, bazambona neza. Ndagira ngo uyu munsi wa none mwene data wiyeze, uyu ni Mose Bibiliya ivuga, ariko uyu munsi ntabwo Mose ahari. Imana ikoresheje jewe, iciye muri ngo mbwire ubwoko bwayo bwose, aho buri ku isi hose, ibihugu byose bizo isi, Abanyarwanda na Afurika n'ibindi migabane yose itandukanye, kugira ngo mbwire isi yose ko uyu munsi dukwiriye kwiyeza. N'umunsi w'ejo tukiyeza, ku munsi wa gatatu biravuze ngo nzamanukira mu gicu, ariko nzasanga abantu bose biteguye, bamese imyambaro yabo. Imana ishimwe cyane, ngo bamese imyenda yabo. Uwa gatatu uzasange biteguye, kuko umunsi wa gatatu Uwiteka nzamanukira ubwo bwoko bwose kandi nciye mu gicu, bazambona. Bene data, ntuzifuze ko Imana kumanukira ku mugaragaro, kuko ishobora kukubwira utabizi. Hari byinshi byakubwira, byakubwira. Imana ni yera, Imana irera, ntabwo nta mwijima igira, igendera mu mucyo. Niba wumva ko nawe ushaka kugendana n'Imana, rero kugendana n'Imana no kuvugana n'Imana biragusaba kuba warasize ibintu byose byawe ukabyiyambura byose. Bireba ngo Mose ari umuguha neza, ngo uruta aho mu isi bose, Imana ikamwishimira. Imana ishimwe cyane. Mwene data nawe yumva Imana gukoresha, we mukobwa, we mugabo, urimo kwigana ntabwo byacaje kubera akarande. Imana yagukoresha, ariko se nindi Imana ikoresha? Nindi muntu ukwiye kuvugana n'Imana? Umuntu ukwiye kuvugana n'Imana ni umuntu wejejwe, ni umuntu ukiranuka, ni umuntu ufite amaboko atanduye, ni umuntu w'umunyakuri, ni umuntu udashishimuza bagenzi be, ni umuntu utabeshesha bagenzi be ururimi rwe, ni umuntu utivuguza mu byo avuga, ni umuntu ukiranuka muri byose. Mose yari umukiranutsi, bimuhwaniriza no kumugwaniriza kuruta abantu bari mu isi bose, kuko yumviraga Imana Mose. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero aha ngaha, niba ushaka kugira ngo Imana ize mu buzima bwawe buhindurire, uyu munsi dutegetswe kwezwa, kumesa ibishura byacu maze umwana w'intama. N'ejo umunsi ukurikiyeho, haleluya, ku munsi wa gatatu uzabona Imana mu buzima bwawe, uzakira impinduka. Imana ishimwe cyane. Uzakira impinduka, we mukobwa utarashaka,
we mugabo utarashaka ku munsi wa gatatu hari impinduka zo ku buzima bwawe birivuga iki ngo Imana imanutse mu ijuru ku munsi wa gatatu ngo abisirayeli bamaze kwezwa kwiyeza neza bamaze gutunganywa neza basa neza Imana yabishimiye bireba ngo imirabyo irakubita imirabyo irakubita ngo inkuba zirakubita isi ihinda umushyitsi ngo ni ukubireba ngo bagira ubwoba basura inyuma cyane rero ngo tugiye gupfa ngo ujye uvugana nawe wowe Mose ujye uvugana n'Imana ngo hanyuma udeze mesaje mwene data cyangwa uyu munsi wa none ijuru rigatabuka ibigutsikamiye byose nabyo bikamera gukira imbere yawe ubirebesha amaso cyangwa uyu munsi ijuru rigatabuka ku buzima bwawe ibyakoranye byose gukora ibyatumye udakora ubushake bw'Imana uyu munsi bigashyirwaho ikintu cyitwa iherezo. Imana ntabwo icyubahiro. Iyo Imana imanutse isi ihinda umushyitsi, iyo Imana imanutse ubwami bwose buranyeganyezwa, iyo Imana imanutse ijuru riranyeganyega, iyo Imana imanutse isi irahinduka, inkuba zirakubita, imana igakubita, Imana irakuba, Imana yera. Biravuga ngo Abisirayeli banga kwegera Imana batereka reka ntitugiye gupfa. Genda uvugane nayo wowe uzasoma iki message ibyo wavuganye nayo tuzabikora. Bibiliya yaravuze Imana yabwiye Mose ugenda ubwire Abisirayeli ngo mwiyeze mwitunganye ngo kandi mutazegera umusozi wa Sinayi kuko ariho nzaba ndi. Ushyiraho urugabano rwose ntihazabe Umwisirayeli urenga urwo rugabano, ngo uza urenga wese azaraswe imyaka cyangwa se yiswe. Barabyumvira babwiye Mose ugenda ubwire Imana uti ibyo uvuze tuzabikora, tuzabishyira mu bikorwa. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nuko beza atabyagenze ariko nuko bagize ubushake bwo kwezwa. Mose aravuga ati mwiyeze uyu munsi n'ejo mwiyeze, ku wa gatatu data Imana izamanuka ivugane namwe ibasure. Iyo Imana igusuye rero harimo impfu nyinshi. Iyo Imana igusuye itwara ibidatunganyijwe byose, ibitejwe byose irabitwara. Hanyuma Imana ivuganye natwe ngo irimo iravuga n'ubwoko bwayo mu ijambo ryayo ngo ni mwiyeze uyu munsi, mwiyeze n'umunsi w'ejo, mwiyeze n'umunsi ukurikiyeho wa gatatu nibwo nzavugana namwe. Hanyuma ntabwo uzajya imbere uri umusambanyi, ntabwo uzabura Imana uri umujura, ntabwo uzabura Imana uri umusinzi, ntabwo uzabura Imana uri umunyeshyari, ntabwo uzabura Imana uri umunyakamere, ibyo byose mbabwiye nibyo bituma mutabura Imana mu buzima bwanyu. Niyo mpamvu ubuzima bwanyu budatunganye kubera ko ntabwo mwejeje. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero Imana icyo ishaka irashaka kugaragaza, irashaka ko tugaragaza ubushake bwacu mu byo dukora, mu byo tuvuga buri munsi. Imana ishaka ko tugaragaza ubushake gusa byonyine. Imana irashaka ko twiyereka, ariko icyo dusaba ni ukugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa ijambo ryayo, bwo guhuza ubuzima bwacu bwa buri munsi n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana idufashe kandi Imana ikugirire neza wowe ugize amahirwe uyu munsi cyangwa se ugize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro bene data. Rero usanga bamwe bavuga ngo bibwira ko kubona Imana ari ikintu gihenze, ari ikintu gikomeye cyane, ari ikintu gitangaje. No, si uko bimeze. Ndetse bakanyibaza ko harimo abayibona, harimo n'abadakwiriye kuyibona. No, ntabwo Imana ibana abantu ku butoni. Mu byakozwe nka 10 Bibiliya ivuga ngo amagambo na Petero ngo mbonye ko Imana itabana abantu behe ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga hose uyubaha agakora ibyo gukiranuka ngo wese Imana iramwemera. Kandi ishimwe cyane ndafashijwe bene data. Hari ibintu bitatu by'ingenzi, amahame angahe? 3 wakubakiraho ukaba umutoni w'Imana. Hari amahame 3 ushobora kubakiraho ukaba umutoni w'Imana. Icya mbere ni ugukiranuka, kabiri ni ukubaha Imana mu byo ukora, mu byo uvuga, mu bitekerezo no mu bwenge bwawe. Icya gatatu ni ukuvuga iby'ukuri byose nk'uko biri mu mutima wawe. Ndacyari ku ijambo ku nsanganyamatsiko ivuga ngo tugure ukuri, tugure ukuri nta kindi, tugure ukuri ntitugurandwe, tugure ubwenge no kwigisha, tugure ubwenge n'ubuhanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bene data, icyo mvuga aha ngaha rero, aba bantu ntabwo ari ibyo, ubwo ni uburyo bukomeye. Imana iri bugufi bwa buri muntu wese, kandi Imana igambiriye kwiyereka umuntu wese ku isi, ariko ikidusaba hariho condition. Hari condition yadusanga turasaba gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ridutegeka gukora, nta kindi.
Imana ntagucyubahiro rero. Rero ndumva ngombwa twaharenga tukajyana tugasoma nanone mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'ubwariswe na Matayo 28:7 umurongo waho wa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo 28 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Bibiliya yavuze ngo nimugende vuba mubwira abigishwa, nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse kandi azabanziza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba, bari neza byinshi, birukanka bajya kwibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati ni amahoro. Baramwegera mufata ku birenge baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati mwitinya, nimugende mubwire bene data bajye i Galilaya, niho bazambonera. Imana ishimwe cyane. Bene data murabona ko na Yesu maze kuzuka ntabwo yari yereka iki abigishwa be. Ntabwo baganiriye live. Munyumve neza. Ahubwo Yesu akimara kuzuka yapfuye ku wa gatanu, asoma ku wa gatandatu asuka ku cyumweru, yo pasika yacu nk'abakristo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Yesu akizuka yahise yereka abigishwa be, ahubwo arababwira ngo mugende mujye i Galilaya, niho muzabonanira namwe, niho tuzavuganira. Imana ishimwe cyane. Mwene data rero, abagize ubushake bwo kujya i Galilaya baramubonye. Abagize ubushake bwo kujya i Galilaya baramubonye, babonye Kristo umwana w'Imana. Haleluya, nafashe. Bibiliya ngo baramukora mu mbavu ze, bareba ko ari we koko. Bareba mu mbavu basanga ni Kristo umwana w'Imana wazutse. Imana ishimwe cyane. Abagize ubushake bwo kujya i Galilaya babonye Imana. Ariko abatagize ubushake bwo kujya i Galilaya ntabwo babonye Yesu. Bivuze ngo we mukobwa unyumva, we mugabo utayifungirwa uvuga ngo kugira ngo Imana ikwiyereke ni ukugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana bigusaba. Ni uguhuza ubuzima bwawe bwa buri munsi n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, nta kindi. Kugira ngo amateka yahinduke kandi zicike zose, ni ukuba inshuti n'Imana ishyize muri Bibiliya, ni ukumvira Imana. Gukora ubushake bw'ijambo ry'Imana rero haraza kuzamo kumvira Imana. Ntabwo wagendana n'Imana mutasezeranye. Impamvu Mose Imana yamwemeraga, Mose we ubundi Imana yabwiranaga n'abahanuzi mu mayerekwa, mu nzozi, mu buhanuzi n'ibindi, ariko Mose bavuganaga amaso ku maso, live, face to face, baraganira. Nta yindi mpamvu, yari guguha neza kuko mu isi bose. Nubwo bireba ngo yari umunyamujinya, mwibuka ko yamenye ibisate by'amategeko Imana yambaye yanditse amategeko ya Isirayeli, ariko ngo byaje kurangira Mose arimo guha neza imbere y'Imana. Nta kindi rero bene data, Imana yamukundaga guca bugufi no kumva amategeko y'Imana. Hanyuma nawe rero kuza ubuzima bwawe bwa buri munsi n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yaza mu ruhande rwawe. Reka nibuke njye mu byakozwe n'intumwa, igice cyaho cya kangahe? Byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere. Mwumva amagambo Imana, amagambo intumwa zanditse aha ngaha. Ibyakozwe n'igice cyaho cya kangahe? Cya mbere. Umurongo njyamo wa 4. Ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, akavugwa mu rindi ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye ngo kuko Yohana yabatishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatishwa umwuka wera. 8. Icyakora muzahabwa imbaraga nk'uko nabamanukira, kandi muzabagabanya abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Bene data, na Yesu biraba ngo ajya kujya mu ijuru, yabwiye abigishwa be ngo nimuve hehe? Mu murwa, muteranire hehe? Abategekera. Umva, hajemo komande, abategekera kutava i Yerusalemu. Arababwira ati nimuve hehe? Nimuve i Yerusalemu, kugira ngo murindire ibyo data yabasezeranije, nimuhave, muhagume. Hajemo komande, hajemo itegeko ry'Imana ngo abategekera kutava i Yerusalemu. Hanyuma natwe turasaba kutabaho Imana yadutse. Turasaba kumvira ijwi ry'Imana, turasaba kumvira ubushake bw'Imana, turasaba kumvira amagambo y'Imana, turasaba kumvira amategeko y'Imana, tukagera mu nzira zayo uko bikwiriye, tukitondera amategeko n'amateka yawe n'ibyo yahamije. Iyo wibagiwe amateka y'Imana n'ibyo yagukoreye,
ukibagirwa ibyo yavuze cyangwa se ibyo yahamije ku buzima bwawe, wica amategeko. Ntabwo ushobora gusohoza amategeko kandi wibagiwe amateka, wibagiwe kavukire yawe, wibagiwe n'iby'Imana yahamije. Ntabwo wabasha gusohoza amategeko y'Imana. Automatically wamaze kwica isezerano ry'Imana n'amategeko yayo yahinduye ubusa. Ibanga rindi rero ni ukugira kugira ngo Imana ikwire kize mu buzima bwawe, ni ukugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rigutegeka. Imana ishimwe cyane. Muri Yohana igice cy'akangahe cya kabiri nanone Yesu ari mu bukwe bw'Ikana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ari Ikana mu bukwe bw'Ikana, ngo ku munsi wa gatatu ngo hacyujijwe ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe Ikana Galilaya, ngo kandi nyina wa Yesu yari ahari. Ngo Yesu bamutorana n'abigishwa ngo batahe ubwo bukwe, ngo nuko vino ishize nyina wa Yesu amubwira ati nta vino bafite. Yesu amubwira ati mubyeyi tugendeyemo dute, igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abahereza ati icyo babwira cyose mugikore. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe cyane. Ngo nyina amubwira ati ngo icyo babwira cyose mugikore. Nuko nuko yabwiye abigishwa be, yamenye yabwiye abantu bari mu bukwe aho ngaho, ngo icyo babwira cyose mugikore, ngo kwizera ari. Kandi Yesu yagomba kubwiriza mutagira umurimo we agishize ingahe imyaka 30. Ariko kubera ko yari umwana bw'Imana, yari umwana bwuzuye muri we, ngo ni umwana bw'Imana bwuzuye mu buryo bw'umubiri. Imana ishimwe cyane. Nuko Paulo intumwa yajyanye itorero ry'Abakolosayi, ngo muri we niho umwuzure wose w'umubiri w'Umwana mu buryo bw'umubiri uri wuzuye. Imana ishimwe cyane. Ngo icyo babwira cyose mugikore. Biraba ngo Yesu avuga ati noneho mufate izo ntango zose ziri aho ngaho, ibyo bibindi, izo ngunguru zose, ni urugero, mwuzuze amazi yose, mudahe muhereze abantu. Umva ikintu bakoze. Yesu hari imirimo adakoresha amaboko ye, agakoresha umuntu yaremye. Kuko ubundi muri kamere umuntu areba mu kurema. Ndafashijwe cyane. Kuko muri Zaburi ya 84 baravuze ngo ni igihe wavuze ngo muri Imana, umwana mutoya, ngo muri Imana mukari muri abana b'isumba byose. Imana ishimwe cyane. Ibi rero bimishura neza ko umuntu arema mu kurema. Ntabwo Yesu rero byose abikora, ahubwo akoresha umuntu. Yarabategetse ngo icyo bakora, icyo babwira mugikore. Biraba ngo barabyumviye barabikora. Bakiri mu ngunguru, amazi akiri mu ngunguru yarakira amazi. Ariko ngo batwariye abantu akimara kugera mu kanwa, ngo ihinduka vino iryoshye cyane. Haleluya. Ayo mazi atarinjira mu kanwa kabo yarakira amazi, akageze mu kanwa ahinduka vino iryoshye. Ndafashijwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo gira ubushake bwo kumva ijambo ry'Imana. Gira ubushake bwo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rigutegeka. Imana mu buzima bwawe. Aho wowe washobora kuba uboshye ibitekerezo, ubwenge bwawe bwagutse, ushobora kuba uboshye umutima, uboshye mu kazi. Ibyo ukora byose ugasanga ugeraho inyatsi nyinshi mu kazi. Diplome zawe ugasanga zabaye ibyangombwa by'ubutaka mwarabibitse. Izo nyatsi ibyo ndashaka uyu munsi wa none Imana yije mu buzima bwawe, wowe mukobwa, wowe musore, bwoko bw'Imana mwese muri ku isi muneze amatwi, muteze ku ijambo ry'Imana. Ndifuza ko ijambo ry'Imana rigira impinduka mu buzima bwanyu, rigira impinduka mu bitekerezo byanyu, rigira impinduka mu kazi mukora, rigira impinduka mu bwenge bwanyu, rigira impinduka mu myambarire. Twanza gasuzuka abadayimoni. Hari impamvu abantu babwira ngo adose nguri yasenga ibiki, ngo ibintu avuga ntabwo bigaragaraho. Ko ndeba se yambaye ibintu bicitse, ko ndeba se ingeso zacitse, ko ndeba se ibyo akora, ibyo avuga bitandukanye n'ibyo akora. Bene data, impamvu abantu babacishamo amaso nta kindi, barabareba bagasanga nta Mana iri muri mwebwe. Kugira ngo Imana rero, kugira ngo abantu bakwemere ko umukozi w'Imana, nuko ibyo ukwiye kuvuga ukwiye kuba bihabanya n'umwuka w'Imana urimo ko uri umwana w'Imana. Nuko ibikorwa bikuranga bigaragaza ko uri umwana w'Imana. Nuko kugira ngo ubere imbuto zikwiriye abihanye. Imana ishimwe cyane. Imana yatanze impano z'umwuka wera ni impano 9, ariko n'imbuto z'umwuka wera ni 9. Hanyuma ushobora kuba ufite impano y'umwuka wera ikaba ari imwe, ariko utegetse kuba ufite imbuto z'umwuka wera zingahe? 9. Iyo mpano Imana guha
yibyaza umusaruro ivamo imbuto zingahe? 9. dutegetswe kwera imbuto hagati y'abapagani yaba badakijijwe, kwera imbuto zikwiriye abihanye, abantu bakamenya ko dukorana n'Imana by'ukuri. ngo niba dukorana n'Imana by'ukuri tutagutesha agaciro ubuntu bw'Imana twahawe, ahubwo duce bugufi twumvira Imana, tugende mu Imana idushakamo, kuko ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. hanyuma rero bene data, Imana ikeneye kutwireka, ariko natwe icyo Imana idushakaho yadusaba kugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana ridusaba nta kintu. Reka twihute dusoza rero mu Byakozwe n'Intumwa 17 umurongo waho 26. birivuze iki rero? ngo kandi yaremye mwumve neza, tugeze ku ngingo ya 2 mvuye ku cyambere kivuga ngo kugira ngo Imana ikwireke n'ugomba kuba ufite ubushake bwo gushyira mu bikorwa icyo Imana igusaba gukora. hanyuma ngiye ku ngingo ya 2, iki kintu cya 2 wakora kugira ngo Imana ikwemere. Imana ishimwe cyane. ukwiye gusobanukirwa neza aho Imana iri. ukwiye gukora Imana uzi aho Imana iri, si ku magambo, si ukubyumva. ukwiye gukorera Imana, kubana n'Imana uzi aho Imana ukorera aho Imana iri. nta kindi gusaba, ni ukubuza aho Imana iri. nicyo kintu cya 2, ni ugusobanukirwa neza ahantu Imana iba, ahantu Imana iri, kugira ngo ukore ubushake bwawe. biravuze ngo rero ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose, ngo ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa. iyo ni Imana uko bikuranwa. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. ngo niyo yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa, uko yategetse, igabaniriza abantu ingano z'aho batuye. ubu nta gihugu kivamo igihugu, byose biratandukanye. munyumve neza, ngo kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kwibona. bakunda ko yabivuze neza, ngo bakabakabye, kandi koko ngo ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu. Haleluya. ngo tugenda turiho nuko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwacu. ndafashijwe cyane. bene data rero, akenshi dutekereza ko Imana, dutekereza cyane ko Imana iri kure yacu, ariko siko bimeze nk'uko tubitekereza. Imana iri muri twe, Imana ikorera muri twe. yaravuze mu Bakuru ba 2:14, uhereye nko kuri 14, Imana yavuga ngo nzagendera muri bo, nzakura muri bo, nzitwa Imana yabo, nabo bazaza ubwoko bwanjye. ngo nukure mu hagati y'abandi, niko Uwiteka avuga, mwitandukanye, kuko umunyabyaha nta mugabane afitanye n'umukiranutsi, umukiranirwa nta mugabane afitanye n'umukiranutsi. urusengero rw'Imana nta connection bafitanye n'Abayali. iyo ni imikorere y'ubwami bw'Imana. yumve neza, ntabwo noneho umukiranutsi ndetse n'umucyo n'umwijima nta hantu ugomba guhurira, kuko Imana ituye muri twe, igendera muri twe. Imana ishimwe cyane. Imana igendera muri twe, ivugira muri twe, ikorera muri twe. bamwe rero bavuga ngo iyo tureba uburyo bw'umubiri, ibyiringiro byacu no kwizera kwacu byo bitwereka ko Imana iri kure cyane yacu, ariko siko bimeze. Kuri mwe yaravuze ngo Imana yatwegereye, ngo ni koko ntabwo iri kure y'umuntu wese, iratwegeye kutuka imyambaro itwegereye. kandi Imana bwaraje neza, ntabwo bukiririya bwaraje buri muri twebwe, kandi buri muri bose. icyo tumeze ko Imana iri muri twebwe ni umwuka Imana yaduhaye. umwuka wera ahamanya n'imitima yacu turi abana b'Imana, kandi ko turi bene data. mu Baroma 8:15, kuko umwuka twahawe ntabwo ari umwuka udushyira mu bubata bw'ibyaha, no ahubwo uduhindura abana b'Imana, udutakisha ngo aba data. ntitwahawe umwuka w'ubwoba rero, twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana, twahawe umwuka w'imbaraga,
twahawe umwuka w'urukundo se papa mu twahawe umwuka w'urukundo n'imbaraga no kwirinda. We mukobwa unyumva, we mugabo, icyo waba icyo cyose wahawe umwuka wo kwirinda. Nta mpamvu n'imwe ushobora gutuma rero gukora ibyaha nkana. Ukora ibyaha nkana si uw'Imana, uwo ni uwa Satani. Kuko uhereye mbere na mbere Satani ni umunyabinyoma. Icyaha n'ukoze icyaha abagomye akomwa kuri Satani. Yohana 8:4 uhereye kuva kera kose ngo Satani ni wese w'ibinyoma. Ngo kandi uhereye kera kose ntabwo uzagaragara mu kuri, kuko ukuri kuri muri we. Abakuziza ibinyoma no kuriganya rero abo ni aba Satani. Mana tugiriye neza, Imana dufashe. Hanyuma rero bene data unyumva Paul yavuze ko Imana twegereye. Ushobora kuvuga uti jyewe rero ndi mu bibazo, ndi mu ntambara, ndi mu makuba atandukanye menshi, ndi mu bigeragezo, ndi Imana yarangaye. No, ntabwo Imana yagutaye. Imana kugira ngo uyibone ukwiye gutekereza imikorere yayo. Ukwiye kureba Imana uko Imana ikora n'imikorere yayo muri wowe. Imana iri mu isi, Imana ishino cyane, ntabwo iri kure. No, umunyabyaha yashaka ayibona, umupagani yayibona, nawe wavuye wabyuka ukayibona. Imana iri muri wowe, iri muri bose. Imana ishino cyane. Impamvu yo kuze bikunda rero nuko uwo mwuka uhumeka, umwuka w'Imana utuma unahumeka. Niba ubugingo bwawe bukiri buzima mu Mana, shima Imana ko Imana iri kumwe nawe. Imana ntabwo icyubahiro. Pointi ya kabiri rero yanyosorejeho Luka 17:19. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Luka 17:19. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mvuko Imana ivuze ngo kandi arambwira ati byuka wigendere kwizera kwawe turagukijije. Abafarisayo 20. Abafarisayo baramubaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Bene data, umuntu uzumva imana ya Kristo ntabwo ari umuntu usambanya. Umuntu uzumva imana ya Kristo ntabwo azari mu kabari. Icyo akora uko byari mu gihe cya Nowa, abantu bararyaga, bararogoraga nta kibazo, bakoze imirimo isanzwe. Mu gihe cya Loti nanone Imana irimba Sodomu n'Igomora, bararyaga, bararogoraga, bakora akazi. Ibyo byose bararya bose, barabikoraga byose. No mu gihe cy'ubu niko bizagenda bene data. Bazaba barya, bazaba bari muri buwate, babyina, bambaye ubusa, basambana, bekoroka, basingana, bakora ibizira, bakora imyanda yose n'ibiteye isoni no kubivuga. Niko bizaba bimeze bene data, ntabwo cyo ku ruhande, niko bizaba bimeze. Ariko ubwami bw'Imana ntabwo mwitekereza. Hari abantu bitekereza ngo ubwami bw'Imana ngo ntabwo buraza. Ubu hari inyigisho zateza ubuntu ngo Yesu yabisabye ku musaraba, ngo byararangiye, ngo yavanye ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Ubwo ni ubuyobe bene data, ni ubuyobe. Menya aho Imana iri, menya location, menya lokalite y'Imana, menya imiturire y'Imana, menya ahantu Imana iri, menya wiringi area yayo, ahantu turi, ahantu iri bene data. Imana ituriye hehe? Ubwami bw'Imana ntabwo buzaza hehe ku mugaragaro. Yesu yabivuze mu Matayo 24 no muri Mariko 13 ya nyuma. None ngo waje mu gihe cy'imperuka abantu benshi bavuga ngo Yesu Kristo nguriya, bazakora ibimenyetso n'ibitangaza, ariko ntimuzabyemere. Ngo kandi bazagira inkore nyinshi cyane, ntimuzabyemere. Ubwami bw'Imana ntabwo buzaza ku mugaragaro. Niba ubwami bw'Imana ntabwo buraza, ntuzabyemere. Dusaba muri iyi minsi bavuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo buraza. Niko batekereza ko ubwami bw'Imana buri mu mitima yacu, buri muri twebwe. Kugira ngo Imana uyibone mu buzima bwawe ni ugusobanukirwa neza aho iba, aho ituye, aho iri muri wowe. Hanyuma ni ugusobanukirwa neza imikorere y'ubwami bw'Imana. Imikorere yayo ni iyihe rero? Icya mbere ni ugusobanukirwa imikorere y'ubwami bw'Imana mu isi dutuyeho. Icya mbere Bibiliya ivuga ngo yakijije abarwayi, akiza impumyi zirahumuka, ibimuga biragenda, amatwi yumva, ibifite impano bivuga neza. Iyo ni imikorere y'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubwami bw'Imana rero buri muri twebwe, nta kintu. Iki Imana idusaba ni ugusobanukirwa neza ubwami bw'Imana, imikorere y'ubwami bw'Imana muri wowe, mu mitima wawe, uko Imana ikora, ibyo ukabimenya, ukabisobanukirwa nta kintu. Mweza tunyumva rero, uyu ni umunsi wo kwezwa, niko Imana yambwiye, kuko mu isonye mu cyo mu Kuva cyaho cya
n'ubundi warasize hambere igice cyaho cya 19:5 ngo none ni mu nyumvira umva solution Imana ivuze none ni mu nyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko mbatoreje mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera ayo aba ari magambo bwira Abisirayeli ayo ni magambo matumwe yo kubabwira ni mu nyumvira Imana by'ukuri mukitondera isezerano ryayo ngo muzayibera iki amaronko kuko ngo yadusanije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanyu ngo tuvuge bw'abatambyi n'icyanga ryera ngo aba ariyo magambo bwira Abisirayeli niyo mbwiye muri ADPR niyo mbwiye amatorero yose amadini yose niyo magambo mpanuriye amatorero yose yo ku isi yose nimwebe mukumvira Imana by'ukuri mukakora ibitunganye gukurikiza amategeko yayo mukayumvira nimwikisezerano ryayo ngo muzayibera amaronko Imana ishimwe cyane hanyuma rero kumbe kugira Imana iteka mu buzima bwawe ni ugusobanukirwa ubwami bw'Imana imikoro y'ubwami bw'Imana muri wowe ukwiye kumenya uko ukwiriye kugenda Imana rero ntikora mu muntu wanduye ntabwo ikora mu kinyoma ikora mu kuri ikora mu muntu wemeye kwiyumvira ikorera mu muntu wumvira ijambo ryawe ibyo gusaba byose umunsi ubikore nubikora hari impinduka mu buzima bwawe nubikora hari n'impinduka n'umvira Imana ku bushake bwayo Imana iraza mu buzima bwawe niba warabuze uzarwubaka neza niba ari inkonga y'iwanyu amagi yose ingo ziba zasenyuka buri munsi n'uwumvira Imana neza Imana iraza mu ruhande rwawe Imana urabona Imana amateka arahinduka Imana ishimwe cyane hanyuma ndasoje rero aho uri hose upfukame dusenge Imana aho uri hose upfukame dusengane Imana yacu Yesu ashimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro aya ni umunsi twahawe umunezero umuntu wese abohoke menya ko umunsi ni ukwezwa ejo ni ukwezwa n'umunsi ukurikiyeho nibwo Imana izakwireka wowe rero ujya kugira umwete wo gukora ubushake bw'Imana ukagira umwete wo kumva ijambo rivuze uyu munsi urabona Imana mu buzima bwawe wowe rero wishe ubuhanuzi urabona Imana mu buzima ku munsi wa gatatu ndabihanuye mu izina ry'Uwiteka ndabihanuye mu izina rya Yesu Kristo wowe ugize ujya kugira umwete wo kumvira ijambo ugashyira mu bikorwa ukakigarira urahura n'Imana mu buzima bwawe wowe wumvise ijambo ry'Imana ugakomeza Yerusalemu ugiye gukora Imana mu buzima bwawe wowe wumvise ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane ukagira umwete wo kwezwa neza ukwezi urabona Imana mu buzima bwawe kuko abatejejwe ntabwo bazabona Imana mu buzima bwawe dusenga Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro mwari kumwe na Evangeliste Robert Ndenes dusenga Imana hanyuma no utakora subscribe utayikora na gatoya bwa mbere ari ubwa mbere ndagushishikariza kugira ngo ukore subscribe ujye wumva ijambo ry'Imana ducisha ku channel yagura ukuri online TV buri munsi hanyuma uwayikoze wese nawe yewe no kwikora bwa kabiri ahubwo aje areba hanyuma ukayimana musanga umwaka Imana abane namwe Imana ishimwe kandi Imana ibagirire neza amen dusenga Imana yanjye Imana ishobora byose uri Imana y'icyubahiro uri Imana y'ikirenga uri Imana ikomeye tubonye gushaka kwereka buri muntu wese ku giti cye ntabwo uri kure yacu uko tubitekereza ahubwo ikidusaba ni ukugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa ijambo ryawe ni ukugira ubushake bwo gusobanukirwa imikorere yawe mu isi nk'uko ukora mu mitima yacu mwami Imana kuko ijambo ryawe ridusobanuriye neza ko utwegereye cyane kurusha uko imyambaro itwegereye ndavugana n'abanyarwanda bose muri rusange mu izina rya Yesu ndahanurira isi muri rusange ndahanura Afurika ndahanura Aziya ndahanura Australia Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru ndahanura Uburayi bwose ngo nibumvire ijambo uyu munsi ry'Imana wirangira umutima nk'uko basokuza baturanye mu butayu bakayumvirwa n'iki n'umurimbuzi niba ijambo ry'Imana uhinduke ugire ubushake bwo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rikubwira kandi Imana igufashe kuko Imana agufashe akugenere kugira ngo ubashe gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rigusaba iki Imana ishaka kutwiyereka ariko dukeneye ko natwe dushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana ritubwira icya kabiri ni ugusobanukirwa neza imikorere y'ubwami bw'Imana mu mitima yacu hano ku isi Imana ndakwinjiza rero sanga umuntu wese ku isi hose umwuka wera musange amugirire neza hanyuma Uwiteka uzaduheza ikamba ritangirika Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro Imana ndagushima Uwiteka rero ndasoje kugira ngo uhereze umugisha n'ababunishije mu gihe bose ubateze umugisha mwami Imana kuko uri Imana igira neza kandi
bave mu byaha kuko ari uburyo bw'abantu bwo kurimbuka. Mana sabiye agakiza abanyabyaha basambanya abasinza mesoro abariganya abanyeshara bagoma bagambanyi ndabasabiye mu izina rya Yesu ngo bahagakiza gafatika ureko kubarimbura mu izina rya Yesu. Ibyo sabiye abanyarwanda mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, sabiye Afrika, Aziya, Australia ndetse Amerika y'Amajyaruguru n'umugabane w'Uburayi mwese mukezagirwe mwakira imbabazi z'Imana mwakira gukiranuka kuvuye mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen.